uyu mutwe twagerageje gutegura umukino wacu ariko byaje kurangira nta byangombwa byo ku munota wa nyuma. Hazaba hari Kitoko kuri match retour, hazaba hari Yannick Bangala kuri match ya Super Cup, hazaba hari kuri match n'abandi bakinnyi bashya na Kwizera Olivier azaba hari. Ntekereza ko Rayon Sports ifite imbaraga, hari tutadufite izo mbaraga zihagije, nibyo muraza kubona Rayon Sports itandukanye cyane byo ku rwego rw'ejo ijana ku ijana, biraza kuba ari ibintu bitandukanye cyane. Thank you. Muzahura muri equipe yitwa APR Football Club. Wasili match mo muritegura muti? Abakinnyi mubonye mu kibuga haburagamo abakinnyi almost batanu tuzakoresha kuri uriya mukino. Nta Rishari, nta Kitoko Rikao, nta Kwizera Olivier, nta n'abandi bakinnyi bashya tugomba kwinjiza mu ikipe mubonye kuri uyu mukino. Niyo mpamvu rero game yo ku itariki 10 muri buze kubona Rayon Sports nshya idasanzwe. Nta nubwo ngiye nzavuga amagambo menshi muri iki cyumweru gitegura neza. Ni amagambo make cyane kuko Rayon Sports y'ubwo izaba yivugira. Ariko vanga izaba ari nshya gute? Nta Rikao mubonye, ni nawe uzatwara igihembo cya MVP. Rikao umaze kukimerera tayari? Itegeko imodoka ya miliyoni 15 ni ugomba kuzayitwara. Ntabwo mubonye rero umunota wa nyuma Rayon Sports yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo akine uyu mukino, byaje kurangira atabonye ibyangombwa. Niyo mpamvu mutize mubona kuri uyu mukino, ariko yari umukinnyi waje witeguye unameze neza cyane. Ntabwo yigeze akina uyu mukino. Mpamya ko umunsi wa mbere muzabona umuntu witwa Rikao, namwe ubwanyu muzahita mutanga igihembo cy'umukino wa MVP. Tariki 10 rero z'ukwezi kwa mbere ni kuwa gatandatu utaha. Wasili nta magambo menshi nzaba mfite, ni match nzaza kureba ni kumwe na famille yanjye, mama wambyaye, papa wambyaye, nyogokuru wanjye, nanjye ubwanjye nzaza ndi kumwe na famille. Ni match y'umunezero kuri njyewe. Nzaba ndi kwishimira ko ngiye gutwara igikombe cyanjye cyane kuva natangira kuvugira ikimbere. Akwasi nta gisitaza kirimo hagati cy'uko icyo gikombe cyane cyo wakibura. Unyumvishe nabi, niyo mpamvu bajije ikibazo kiri. Match ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere izamara icyumweru cyose ndi gutangaza gace mutambona kenshi, kubera ko ni match y'abakinnyi bose b'ikipe ya Rayon Sports. APR yakoze ikosa rikomeye, badutsinda match y'ibitego 3-0. Bakoze ikosa ry'umwuga bazanazira ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere. Niyo mpamvu rero match yo ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere iki cyumweru nta nubwo muzamubona kenshi. Ndi umuntu utuje ucecetse, n'abakunzi ba Rayon Sports mwabibonye ko batuje, kubera ko ufite Rikao, ukaba ufite Kwizera Olivier, ukaba ufite n'abandi muzabona muri iki cyumweru kuva ku munsi wo kwa mbere. Hari abakinnyi muzabona ku munsi wo kwa mbere, ukabona Rishari wagarutse, Tango wagarutse, ukagira na Grand Frère Bigirimana Bedi wamaze kugaruka. Kugira abo bantu bose bisobanuye ko biraza kuba ari byiza cyane. Niyo mpamvu rero match yo ku itariki 10 n'umuntu uzaba arwaye azaza n'isero kuri Stade Amahoro. Umuntu uzaba arwaye azaza n'isero kuri Stade Amahoro. Ariko nako ndi gutangaza ntuje. Ariko sipose tujya tugomba ko ukora udushya twinshi cyane kuri iriya munsi ku itariki 10. Nabisobanuye, ndazana na famille yanjye yose. Niko gashye 100%. Nzaza ni kumwe na papa mbyara, mama mbyara na nyogokuru. Na nyogokuru azaba hari. Famille yanjye zizaba twicaranye. Hari umuhungu utebya aravuze ngo ubu Wasili haza muri nka za kajugujuga akazana mu bintu bitandukanye biturika. Bizaba bisanzwe. Sawa sawa.